Inuma idasanzwe yaje mu rugo rw'umuntu mu karere ka Gicumbi ahita asara. Ubusanzwe tuzi ko inuma ari ikimenyetso cy'amahoro cyangwa se kubizera Kristo bakemera ko ari ikimenyetso cy'umwuka wera, ariko kuri uyu mubyeyi Musanabera Gaudence wo mu karere ka Gicumbi siko byaje kugenda, kubera ko mu rugo rwe haje kuza inuma, aho bivugwa ko yaturutse mu gihugu cya Uganda. Hanyuma ikimara kugera mu rugo rwe, uyu mubyeyi yatangiye kugenda ahinduka ndetse aza gukurizamo gusara. Nyuma yaho rero abaturage baje kubona iyo numa ngo baza kuyica. Nyuma y'uko bayishe rero byaje guhita byerura, noneho arasara ku buryo bukomeye cyane. Uyu mubyeyi biravugwa ko iyi numa yayigendanaga mu gikapu cyangwa se yaba ari kugenda mu nzira ikamugenda ku rutugu. Ni umubyeyi w'abana babiri wo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Muyove, hanyuma akagari ka Mubuga. Uyu mubyeyi rero Musanabera Gaudence mu by'ukuri biravugwa ko yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, aho abaturage bavuga ko yari yarashatse mu gihugu cy'i Bugande ndetse yewe aza no kubyarirayo abana bagera kuri babiri. Hanyuma aza kuvayo agaruka mu Rwanda. Mu kugera mu Rwanda rero biravugwa ko mu gihe yari ari iwe mu rugo yagiye abona inuma iraje igwa ku mbuga iwe. Hanyuma ntiyamenye ngo inuma iturutse hehe mu by'ukuri, ahubwo yatangiye kumva muri we agenda ahinduka. Bamwe bakavuga ko iyi numa ashobora kuba yarayitererejwe n'umugabo we, bashobora kuba barashwaniye muri Uganda, hanyuma akaza kuvayo ari wenyine azanye abana bagera kuri babiri. Hanyuma rero bakavuga bati birashoboka ko ari umugabo we wamuterereje iyo numa. Hanyuma kandi nanone abandi bakavuga ngo birashoboka ko yaba hari amakosa runaka yakozeyo, hanyuma bakaba baramuroze muri ubwo buryo. Abandi rero bakagenda babigarukaho bavuga bati ubundi ubusanzwe twari tuzi ko inuma urugo irimo ari urugo rurimo amahoro, cyane ko inuma ari ikimenyetso cy'ibyiza cyangwa se cy'amahoro. Ariko kuri Musanabera Gaudence siko byaje kuba bimugendekera. Iyo numa ikigera mu rugo rwe yatangiye gufatwa n'uburwayi bwo mu mutwe, ndetse yewe atangira kujya ajya kwa muganga bakamukurikirana. Ariko biravugwa ko iyo yabaga avuye mu rugo agiye kwa muganga, iyo numa yagendaga ku rutugu rwe cyangwa se akayifata. Ngo hari agakapu k'ijana yaguze, iyo numa yayishyiraga mu gakapu hanyuma yarangiza akagendana nayo. Bimwe mu by'abantu bagenda bagarukaho, batangazwaga n'ukuntu babonaga inuma agenda ayitwaye mu gakapu cyangwa se ikagenda ku rutugu. Abantu bayikanga ntimuveho ngo iguruke igende. Ibaze nawe nyine kuba uri mu nzira uri kugenda, inuma iri ku rutugu rwawe ntiveho ntiguruke ngo igende. Ibyo ni ibintu byagiye bitungura abantu benshi cyane. Nyuma y'uko rero afashwe n'ubwo burwayi, birumvikana abana be bagera kuri babiri ntabwo byaje kuba biborohera mu bijyanye n'imibereho, kubera ko mama wabo yatangiye kubaho mu rwangaro, kwirirwa agenda hirya no hino. Uyu mubyeyi rero yagiraga kwa muganga agiye kwivuza kubera ko babonaga nyine afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ibyo bamwe bakunda kuvuga ngo ni ugusara. Hanyuma rero uyu mubyeyi yagiraga kwa muganga bagatungurwa, abaganga bakabona uburyo ki inuma iri ku rutugu rwe. Abantu bamwe bakagira ubwoba bakibaza bati se uyu muntu ntiyaba ari umurozi, umuntu ugendana inuma ku rutugu, ubundi uyu muntu ni bwoko ki? Abandi bati inuma ni ikimenyetso cy'ibyiza, bagahita babihuza n'ibiri muri Bibiliya, uburyo Yesu arimo kubatizwa, ngo inuma yaje imuhagarara ku rutugu ubwo yari ari kubatizwa na Yohana umubatiza. Ku basoma Bibiliya murabyibuka ko inuma yaje igahagarara ku bitugu bye, hanyuma ijwi rikumvikanira mu gicu rivuga riti nguyu
umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira mu mwumvire. Rero abantu bagiye babihuza gutyo bati inuma ubusanzwe ntabwo ari ikintu kibi, ariko ikintu cyatunguranye cyane ni ukuba iyo numa yarageze kuri urugo rw'uyu mugore agatangira gusara muri ubwo buryo butandukanye. Nyuma yaho rero abantu baje kubaza uwo mubyeyi iyo numa ahantu yaturutse, avuga ko nawe atazi uburyo ki iyo numa yageze aho ngaho, gusa agiye kubona yicaye mu rugo abona inuma iraje igwa aho ngaho, yewe atangira kumva nawe mu mutwe ibintu bitangira kugenda bihinduka, niko gufata icyemezo cyo gutangira kujya kwa muganga kwivuza. Nyuma yaho rero uyu mubyeyi inuma yiwe baje kuyica, bamaze kuyica abaturage, guhera uwo munsi noneho byaje kuba ibibazo bikomeye cyane, ahubwo atangira gusara noneho ku buryo bweruye. Nyuma y'uko iyo numa ipfuye yatangiye kujya yirukanka noneho ku gasozi, akirirwa agenda adafite aho agiye. Mu by'ukuri abantu bagahita bavuga bati se iyi numa yari gatumwa, iyi numa yari bwoko ki? Iyi numa yari bwoko ki mu by'ukuri? Inuma iza ku muntu ikirirwa igendana nawe. Ariko ikintu cyatunguye abantu kandi nanone ni uburyo ki iyo numa yaje muri urwo rugo, hanyuma agahita yigurira agakapu akajya yitwaramo, ntazi ahantu iyo numa iturutse. Hanyuma abandi bakibaza bati se iyo numa ubundi yayitwaraga mu gikapu ayijyanye he, ko yavuze ko atazi ahantu iturutse? Bamwe bati se niyo yaba yaraciririye, cyangwa se hakaba hari ibindi yamufashaga mu buryo butandukanye abantu batasobanukirwa. Bati niba atazi ahantu iyo numa yaturutse, kubera iki ayigendana mu gikapu? Aho agiye hose inuma ikamugenda ku rutugu. Bamwe bakavuga bati rero ashobora kuba yaravuye i Buganda ahemutse, abantu baho cyangwa se abo yahemukiye bakaba harayimwoherereje cyangwa barayimuterereje, ikaba ariyo mpamvu byabaye intandaro yo gusara kwiwe. Abandi bati none se kuki ayigendana mu gikapu? Mu by'ukuri ni ibintu byateje urujijo cyane muri aka kagari ka Mubuga hariya mu karere ka Gicumbi. Ngira ngo mu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe kumva ngo inuma igenda ku rutugu rw'umuntu. Ibaza uri kugenda mu nzira ugahura n'umuntu, inuma iri ku rutugu itaguruka itava aho iri, ukabona iratuje. Ni ibintu biba bidasanzwe mu by'ukuri. Ngira ngo hari umuntu umwe n'ubundi wegeze aduha ubuhamya tubwira uburyo ki bamuterereje inyoni ikajya yirirwa ku mutwe we umunsi wose, agendana inyoni ku mutwe we. Abarozi nyine ni abatekinisiye baba bafite izindi mbaraga zidasanzwe. Urumva ko mu by'ukuri aba bana kubona nyina afite ikibazo kimeze gutyo nabo ntabwo biboroheye. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Abana ntibafite se, mama wabo nawe atangiye kwangara kuko yirirwa ngo agenda umunsi wose atazi yajya. Birumvikana nyine mujya mubona umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, iyo adafite abantu bamuba hafi cyangwa ngo babe bari kumuvuza, yirirwa agenda no kwirirwa agenda mu muhanda, akirirwa agenda. Buriya niba hari ikintu kibabaza mu by'ukuri ni ukubona umuntu w'umubyeyi, umuntu w'igitsina gore, kumubona ari umusazi cyangwa se afite uburwayi bwo mu mutwe. Aba ari ikintu gikomeye cyane. Hano hari umubyeyi wabyaye kumva ngo afite uburwayi bwo mu mutwe, yari akwiriye kuba yita ku bana. Urumva abana njye bavanye Uganda aho bivuga ko yari yarashakiye umugabo akaza kumusigaye akigarukira mu Rwanda. Bamwe bakabihuza no kuba ashobora kuba yaravuye yahemukiye umugabo we, cyangwa se abandi bantu runaka yahemukiye, bikaba ariyo ntandaro yo kumwoherereza iyo numa ikaza kumuteza ibyo bibazo byose bitandukanye. Ariko kandi nanone ikibazo kirimo gikomeye ni uburere nyine bw'abo bana, kuba badafite papa wabo hafi aho ngaho, mama wabo nawe akaba ahuye n'ubwo burwayi. Gusa amakuru ahari nuko nyine ajya kwa muganga bakamukurikirana. Amakuru aravuga ko iyo numa itarapfa yajyaga kwa muganga bakamuvura bikoroha agataha, ariko aho inuma imaze gupfira mu by'ukuri ngo byabaye ibibazo bikomeye cyane, no kwirirwa agenda umunsi wose. Aba ari ikibazo gikomeye. Uzi ko ufite umubyeyi wawe ukabona afite uburwayi bumeze buryo bwo mu mutwe, aba ari ikibazo gikomeye cyane.
bitera abana ipfunwe, umwana akumva ntiyisanzuye mu bandi, umwana yaba ari mu bandi bati shati dore wa mwana uvuka kwa wa mubyeyi wasaze. Bakabivuga mu mvugo nyine nk'iyo ngiyo itavugitse, ariko ubundi babyita uburwayi bwo mu mutwe. Mu by'ukuri rero urumva ko atari ibintu byoroshye, gusa uyu mubyeyi mu by'ukuri abanyamasengesho bamusengere, ntiwamenya impamvu yabyo, nimba ariyo yaciririye, nimba ariyo bamuterereje, ntabwo twamenya ngo bimeze bite. Urumva ko atari ibintu byoroshye. Ngaho nguko rero urumva ko isi tugezemo uyu munsi irimo ibintu biteye ubwoba cyane. Ndabashimiye rero, mukomeze mubane natwe, ariko kandi nanone abatameze neza ndabihanganishije, mwihangane kandi mukomere cyane abagize ibyago. Hanyuma kandi abarwaye namwe Imana ibahe gukira vuba, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Abashomeri Imana ibaha akazi, abadafite aho kuba, abadafite ibyo kurya, imfubyi ndetse n'abapfakazi, Imana ibagirire neza. Hanyuma ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bijye bibasha kukugeraho nta kibazo na kimwe kibayemo. Ndabakunda cyane rero, kandi mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Mwari kumwe na Dani umuhungu wanyu, hanyuma dukomeze tubane mu biganiro byacu bikurikira.